yitwa Flavien Musoni. Mu birori nk'ibi by'uyu munsi yaje akicara akaba atasabaga umugeni cyangwa ngo amusabwe, ntabwo yabura icyo avuga uyu munsi. Uyu mwanya ndawuguhaye, Imana iguhe umugisha. Haleluya. Reka mbasabe mujye ijuru dusenge. Witeka Mana nziza, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Tunejejwe cyane yuko uri Imana irinda isezerano ndetse ugahamagara abagaragira iryo sezerano kugira ngo ribe ku mugaragaro. Uri Imana iririnda kugira ngo iryo sezerano ritazabyara amarira. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Turi mu birori by'abana bawe, ariko wemeye yuko mu minota mikeya hari n'indi miryango yavukira mu kuvuka k'uyu ikahazukira ku bw'ububasha bwawe. Bino uganire natwe, udufashe, uduhe umunezero udakomoka mu isi, kandi abarimo kugambirira kwifuriza kumva bafite ishyaka ryiza ryo kuzatuma uyu muryango ubaho neza, ubongerera imigisha. Kandi abifuza yuko imbaraga zawe zigaragara mu miryango yabo, nabo uduhe imigisha yawe, tubisabye twizeye mu izina rya Yesu, amen. Nifuje kuganira namwe amagambo akomeye avuga ngo gusuzumisha ingo umunzani utibeshye. Mu by'ukuri hari uburyo bwinshi bwo gusuzuma urushako. Nakuze umukobwa ajya gusura ahantu bakamuha igikombe kinini cyane cy'amata bakacyita ngo nsuzumira urushako. Hari n'abandi bagendaga ukabona umuntu ari irindazi rinini. Ingo za kera zari zifite byinshi zubakirwagaho, ariko uyu munsi wa none hari abareba kuri WhatsApp, hari abasura ingo zindi akavuga ati Imana nanjye ndashaka urugo nk'uru. Hari n'urugusura ukabwira Imana uti Imana uzampa umugore nk'uyu, umpa urugo nk'uru n'amafaranga nk'aya. Wajya kubona ukabona babanditse ku rukiko yuko bazajya muri gatanya, ugahita ubwira Imana uti Imana narikiniraga bubiretse. Rero kuri iki gihe impamvu zo gushaka zakagombye kuba ari impamvu zituruka ku Mana, zituruka ku cyifuzo cy'ababyeyi bayubaha, zituruka ku muco n'ubunyangamugayo. Nagira ngo mbabwire ikintu gikomeye. Ubundi umugabo n'umugore buri wese aba akeneye urinda undi, buri wese aba akeneye umurinda. Navuga ngo wenda umugore aba akeneye umuntu urinda indangagaciro ze zo kwiyubaha, ko buriya abagore baba bariyubashye, abakobwa baba bariyubashye. Iyo umenya amateka ye y'uburyo yihanganye kugira ngo umusange, wakagombye kumuha igihembo. Uba ugomba kurinda ubwiza bwe, kuko dushaka abadamu basa neza, ariko ubwiza bwabo hari igihe butakarira mu ngo zacu kandi ntitunabimenye. Uba ugomba rero kurinda ubwiza bwe, ariko si ukumugira inama yo kwitukuza, munyumve neza, ahubwo uba ugomba kurinda umunezero we. Uba ugomba kurinda amateka ye, kuko hari amateka menshi aba yaraguhaye, aba yarakubwiye. Uba ugomba kurinda umubiri we, kuko nubwo wamubyaza umusaruro akakubyarira abana, ntabwo ari ngombwa yuko amera nk'umuntu waje mu rugamba rutamureba. Uba ugomba kumurindira rero n'umuryango. Ibyo bintu iyo ubirinze, umugore ahora amwenyura akavuga ati mfite umugabo mwiza. Ariko umugabo nawe aba akeneye umuntu urinda umubiri we, kuko iyo duhiga amafaranga ntitwibuka no kurya, n'ugiye kurya arya nabi. Umugabo aba akeneye umuntu urinda imbaraga zikimuvamo. Abagabo bakoresha imbaraga nyinshi ngo bagire umutungo. Iyo ashatse umugore uwutagaguza, uwo mugabo nawe nta burinzi aba afite. Umugabo aba afite amateka n'indangagaciro ze zo kwiyubaha, ndetse aba afite n'umuryango akomokamo. Uba ukeneye rero kuwurinda. Ariko inshuti zanjye, nagira ngo wenda twihute kuko iminota yanjye ni mike cyane. Hari igitabo kimwe nasomye cyitwa Ibihamya by'itorero volume ya 2. Nasomyemo amagambo akomeye. Ni amagambo y'umuryango. Umugabo yari afite uburyo atiyubahaga, ndetse uyu mugabo ntago yagiraga ibikorwa bya gipfura, ineza, ndetse uyu mugabo yagiraga ikinyabupfura gike cyane imbere y'umugore we. Ndetse byaje kugeraho uyu mugabo ahaga umugore we, atangira kuzaza ndetse atereta umukozi wo mu rugo. Yaza arushye, yasanga umugore wari muri saro,
ukabona ntiyishimye, ariko yasanga wa mukozi we wo mu rugo ari muri salo akishima. Byaje kurangira rero uyu mugabo yishwe n'impuhwe zipfuye, ndetse umugore we yageze aho nawe arabivumbura. Umugore we avumbuye yuko umugabo we atakiyubaha, umugore nawe ngo yatangiye gufata impuhwe ze n'urukundo bye abyerekeza ku bandi bagabo yabonaga bamwitayeho. Byaje kurangira umugore abitsa amabanga abo bagabo, ndetse atangira kubamenera amabanga y'ibibazo bafite mu cyumba. Byaje kurangira kandi uyu mugore aguye mu nshuti mbi, zari inshuti z'abagore, ngo iyo babaga baganira titire y'ibyo baganira ivuga yuko urushako rwababereye umwaka. Uyu mugore yaje kwangirika, ndetse aza kugira kwigenga kunini, kugeza ubwo kwigenga kwe kwamize kwiyoroshya kwe. Yageze aho abona urushako rwaramubereye nk'ubutayu, ariko aza kugira amahirwe uyu mugore, Imana iramugenderera ngo asubize amaso inyuma. Nubwo yabonaga iminsi yashatse yarabaye nk'ubutayu, ngo ariko ngo yahabonye uduhuru tumuhumuriza. Uduhuru tumuhumuriza. Ubutayu murabizi uko bimeze, iyo ubonye akantu k'akatsi kameze mu butayu kakugarurira umunezero. Icyo gitabo kivuga ni uko mu gihe urugo rukuguye nabi ku mpamvu zawe cyangwa uwo mwashakanye, jya ugerageza urebe urwo rugo rwabaye nk'ubutayu, usubize amaso inyuma, ugerageze ushake agahuru k'ikintu cyiza cyabaye mu rugo rwawe. Bishoboka kuba ari umwana mwiza wabyaye, bishoboka kuba ari abavandimwe, iminsi wamaze icyo mwamariye abantu, cyangwa se jya ugerageza ushake icyiza mu wo mwashakanye. Imigani igice cya 30 niho nagerageje kureba, nsanga hatubera umunzani usuzuma niba twubatse neza cyangwa twubatse nabi. Hari abantu benshi bazi ko kubaka neza ari ukubaka hafi ya kaburimbo, aho iterambere rigera n'amatara acana, ariko ntabwo ari byo bita kubaka neza. Kubaka neza ni iki? Kubaka neza ni ukubaka neza. Kubaka neza rero Bibiliya yabivuzeho mu gitabo cy'Imigani igice cya 30. Babanje guha umugabo task, cyangwa se umugabo ibintu bigomba kumuranga. Icya mbere ndaza kubanyuriramo ibyamfashije, kuko ndatekereza ari byo byabafasha mu minota mike dufite. Icya mbere, umugore arusha cyane rwose Marie Jeanne igiciro. Bivuze ngo nurebera umugore wawe mu biciro by'inka wamutanzeho, nurebera umugore wawe mu biciro by'amafaranga wamuhaye, uzaba urinjije cyane. Ahubwo umugore agira agaciro, uhora ugira agaciro ke. Abantu bazi ko mwashatse abagore b'agaciro mu mpamashyi menshi cyane. Abatayampaye kandi namwe sinabarenganya, amahitamo namwe nta yandi. Icya kabiri, umugabo mwiza yiringira umugore we. Bibiliya iravuga ngo umutima w'umugabo we uhora umwiringira. Kwiringira umugore nicyo kintu cya mbere. Iyo ushatse ko mwashakanye kumubera ibu, uba uri umunyakaga. Hari abagabo benshi batiringira abagore babo. Umugore yagiye mu munsi mukuru amuherekeza moto, akamuherekeza abantu bagenda bakamera aho aciye. Ntabwo uri umugabo, uri umugabo mu nyuguti ntoya. Umutima w'umugabo ugomba kwiringira umugore. Kandi umuntu wiringira umugore we, Bibiliya yaravuze ngo ntazabura kunguka, kuko imbaraga mwakagombye gushora mu kazi mo murazishora mu kugenzura abagore. Ariko icyo nkundira abagore nabo bize amashuri yo kwiyoberanya, ntabwo muzabamenya. Cyambere rero ni mushaka Imana iz'abantu ibafashe kumenya abo mwashakanye. Nakwihuta. Bibiliya nanone iha umugabo ikindi gikorwa gikomeye. Bibiliya iravuga ngo umugabo ahora amugirira neza, ntabwo amugirira nabi. Hari abantu benshi bahimisha abagore kwivumbura, kurara uhengamye cyangwa kwanga ibiryo. Uretse ko nyogokuru wanjye yambwiye ko ninivumbura nzaba nabaye imbwa. Wivumburira ibiryo ugira ngo nibaza gushyira muri serumu bakaguhamagara no mu rukiko. Kwivumbura byo ni bibi, ariko Bibiliya ivuga ko umugabo agomba guhora agirira umugore we neza, kandi igihe cyose akiriho. Bibiliya none igahindukirana umudamu ikamuha inshingano zikomeye. Icya mbere, umugore agomba kunezezwa no gukoresha amaboko ye. Rwose nicyo kintu cya mbere. Umugore urya iby'ubusa, n'ubundi iyo umureba uba ureba no mu bwonko nta kintu kirimo, n'amagambo avuga ushakamo ikintu ukakibura, kuko nyine ni ukuvuga ngo mu mutwe harimo ubusa, yariye ubusa, arya iby'ubusa, nawe aravuga iby'ubusa nyine. Ibi nabyo ntihakagire umugore bikurikirana hano. Umugore agomba kunezezwa no gukoresha amaboko. Bibiliya ikavuga kandi ngo agomba kubyuka kare butaracya akagaburira abo mu rugo rwe. Kubyuka kare, gusa abagabo mufite abagore
babasiga rwose mu buriri ni umugisha mufite, ariko namwe abagore abagabo basiga mu buriri ku buryo ubyutswa n'umuntu uzanye amata ku igare saa 4, uba uri umudamu w'umunyabibazo rwose. Umudamu nanone ikindi agomba gutegeka abajabe imirimo. Nunanirwana n'umukozi wo mu rugo kumva umugabo wawe yabijemo, ubwo nawe aba yabaye undi mugore, ruba ari urugo rurimo abagore babiri. Ntabwo ari byo, ugomba gutegeka abaja bawe, kandi ugomba guca isano hagati yawe n'umukozi iyo umugabo wawe n'umukozi, kuko umugabo n'umukozi iyo begeranye havuka igikoni cya kabiri, kandi keretse ingo wenda zikomeye ariko nta gikoni cya kabiri cyakagombye. Ubwo igikoni cya kabiri iyo kivutse n'uburiri bwa kabiri bugira gute? Buravuka. Se ko murimo kundeba mwagize ngo ndimo ndavuga ikinyarwanda mutumva? Abumva ikinyarwanda mvuga mucyumva mushyira akaboko hejuru. Yego, Imana ibaha umugisha cyane. Abagabo barakaye ariko dukomeze. Ikindi, umugore muzima yitegereza umurima akawugura. Mu magambo make, ntabwo apfa kugura kuko abandi baguze, ahubwo aritegereza. Ikintu kigomba kuranga umugore ni viziyo. Yego, kimwe mu bintu byanshimishije nuko bajyaga bavuga ko viziyo 2020 nta mugore w'umunyamagambo uzayibamo, kandi koko abanyamagambo Kigali yabananiye. Kubw'ibyo rero umugore niyitegereze, mugire intumbero. Mushiki wanjye usanzwe ureba kure kuko Kristo yarabiguhaye, akomeza gusiga amavuta yo kureba kure. Nicyo kiranga umugore. Amen. Umugore kandi ikindi kintu agomba gukenyera imbaraga. Nibyo byiza. Nanone umugabo utambika umugore we nawe abari imbwa, tujye tubivuga. Nubona umugore utamwambitse ujye umusaba imbabazi, umbwira uti nakurambagije nkwemerera ko nzabiguha, Kigali yaranyangiye ariko reka mbe mwenyura mu maso, igihe nikiza nzabiguha. Wowe umugore aburi igitenge abure n'amaso amureba neza, uba ufite iki kweri? Nta kintu uba ufite pe, nta kintu uba ufite. Ariko Bibiliya mfite hano imbere yanjye irimo irambwira ngo umugore akenyera iki? Akenyera imbaraga. Abadamu ba kera babaga bakenyeye imbaraga, ukamureba ukabona yitwa Nyirahabimana, n'ibibaraga ukabona koko azihahira, utanahari yarubamo. Ariko kubera ko dusigaye dushaka abadamu b'abanyantege nke, umugabo asigaye atekesha ibiryo byiza, agahamagara umugore, agahamagara abantu, tinagira ngo mumbarize umugore wanjye ngo mpfuye yabaho ati. Iyo ni disikuru y'umugabo ku munsi yatumiyeho abandi bagabo. Nshuti zanjye, umugore mwiza agomba kwambikwa gukenyera imbaraga, kandi Bibiliya iravuga ngo kandi nijoro itabaza rye ntirizima. Mu bihe by'akaga akomeza gusa kwa kundi, akamwenyura kwa kundi, icyizere yakugiriye umurambagiza n'icyo akomeza kukugirira, ariko na nijoro itabaza rye ntirizima. Dufite abagore hano i Kigali bashobora kugenda ku itara, ariko nimugoroba mu byumba bararamo itara rikazima. Bafite ubwenge bwo kugenda mu mihanda ya Kigali, badafite ubwenge bwo mu cyumba. Ntibizakurange. Mwiriwe abagabo, mwahaye abagore banyamashyi niba bafite ubwenge bwo mu cyumba koko rwose. Abantu barimo bararushaho kurakara, ariko ntacyo. Uyu muryango wacu wabatumiye n'ikindi barakibaha. Umugore mwiza aramburira abakene ibiganza, kandi indushyi akazitiza amaboko. Iyo yigeze kuba indushyi biba byiza. Buriya ntugashaka umugore w'umurengwe. Mu rugo rwawe akubyarira barenzwe, n'ibipangu byawe bikaza bihora bigaragaza ko birenzwe. Umugore mwiza agomba rwose kuramburira abakene ibiganza, indushyi akazitiza amaboko. Ubwo niyo mpamvu uzabona umugore wawe ashobora kuba yarazanye abantu utazi aho bavuye, bakaba barya ku ipura y'iwawe, bashobora kuzasindagiza abawe. Nta kaga nko kugira umugore ugucaho abantu aho kugira ngo akuzanire abandi. Nshuti zanjye, umugore ntatinyisha abo mu rugo rwe. Umudamu wese uzabona arimo kubwira ati umwana wanjye ntimukamuvune nkiriho, azavunika ntakigize gute? Ntagihari. Ntimuzibeshye ngo mumukoropeshe, umwana wanjye ntimukamubyutse kare, ntimukamuvune, njyewe ndi nyina nararushye, mundekere umwana ntakavunike ngize gute? Ndiho. Ni ikimenyetso cy'uko uwo mudamu abana n'ubumuga. Aba bana n'ubumuga bwo kutamenya iminsi. Mwiriwe, suhuza uwo mwicaranye umbwira uti iminsi urayizi? Umugore utinya kuvunika kwabo yabyaye, aba bana n'ubumuga bwo kutamenya iki? Kutamenya iminsi. Bibiliya irakomeza, umugore mwiza imyambaro ye ni imyenda y'ibitare byiza n'imihengeri,
umwenda wera. Impamvu mwese mutambaye amakositimu y'imyeru ni uko muzi ko kurinda umwenda w'umweru biravuna. Aha bagaragazaga yuko uyu mugore agira isuku. Nta mugabo n'umwe udakunda umugore ugira isuku. Kenshi na kenshi abagabo iyo twagiye nko ku munsi w'ubukwe nk'uku, mudamu wawe hari igihe umureba ukabona ukuntu yakeye, ukamubwira uti noneho waberewe. Abadamu b'abahanga agahita akubwira ati noneho kuki uyivuze? Naberewe, wagomba kumbwira ngo naberewe, ko ntuvuge ngo noneho. Abadamu bagomba kugira isuku. Ariko uyu munsi wa none hari abagabo bicaye bafite abagore, usanga arimo kumbwira ati mama kanaka gerageza wihanagure mu maso urebe mu ndorerwamo, ntawe ukindeba, nabonywe rimwe. Reka da, duhora turebwa. Umugore agomba kugira isuku agacya. Ariko nanone mwa bagabo mwe mwikwishimira isuku y'abagore ariko mutagira icyo mushoramo. Hari indabyo bambwiye ngo ziba mu bipangu bikomeye, ngo iyo mwakennye n'ururabyo urarwegera ukabona rwakennye. Ubwo rero abadamu hari igihe baba indabyo ariko zikeneye iki? Ifumbire. Nakwihuta nkivugira ngo umugabo we aramenyekana mu marembo y'umudugudu. Iyo ufite umugore ugira isuku, umugore ukubaha, uramenyekana, abantu barakuvuga rwose. Ariko nanone igihe kizaza uyu mugore azaba agiseka atacyitayeho. Ni umugore umwenyura kubera ko yitoje gukora. N'iminsi mibi niza azakomeza aseke, azaseka iminsi kandi aseka igihe. Ariko hari abagore barimo guseka ubu bazarira, hari n'abarira ubu bazaseka, ntawamenya. Iki gitabo ndimo gusoma kirambwira ngo abumbuza akanwa ke ubwenge. Umugore abumbuza akanwa ubwenge, ntabwo apfa guhubuka ngo akurikize uko yaramutse, akurikize uburakari n'ibibazo yaciyemo, ngo umugabo naza amukubitire muri iryo gunira ry'abantu bamugiriye nabi. Hoya, niba hari ikintu gikenewe. Abagabo murabona Kigali yarabacanze, ubuzima bwarabacanze, no mu rusengero usigaye uvuga uti abagabo muri muhaguruke, ukabona harimo harahaguruka abadamu, ahubwo abagabo ukabona barareba mu nkweto. Rero reka ngiye ikintu mbwira, gerageza byibuze utuzurire umugabo wawe ukoresheje umunwa wawe. Nta kintu kiza nko kubwirwa n'umugore ijambo rizima. Utumva upima ibiro byinshi ukavuga uti nubwo ndi imbwa ndamaze. Rwose umuntu azitwa imbwa na shebuja, yitwa imbwa ku muhanda, no mu rugo yitwa imbwa. Hoya rwose, haba hagomba kuba ahantu ahumurizwa akibuka ko ari umugabo. Nshuti zanjye, nakwihuta nshaka umusozo mbabwira ngo itegeko ry'ururimi rwe riva ku rukundo. Iyo ategeka ko bagura ikibanza, iyo ategeka yuko bajya kwiga, iyo ategeka ko bagura inzu, abitegekesha urukundo. Ntabwo yivumbura, ntabwo ahindura ibiryo ngo ashyiremo amakara, ntabwo atangira ngo ujye umuhamagara, ntahindukira ngo arebe iyo ntazi. Oya, uburyo bwe bwo kwivumbura, nta muntu ufite ubwenge wivumbura. Hivumbura abantu bagize ibibazo. Uyu mugore rero afite itegeko ariko rituruka ku rukundo. Amenya neza imico yo mu rugo rwe. Ntabwo umwana we bamubwira ngo aratwite ngo abibwirwe n'abantu. Hari abantu basigaye bagira abana, umwana yabyubuka abona mama arimo aramubwira ati wagabanyije ibintu urimo kurya, kubona amatama yatukuye, ukabona ibirenge byabyimbye, abantu bakazaza kugusura bati nyamara umukobwa wawe aratwite. Uzi kugira umumama utazi urugo rwe ngura umugore. Nshuti zanjye, ntabwo ibyo kurya by'ubute abikunda. Umugabo we nawe icyakora aramushima akamubwira ati abagore benshi bagenza neza ariko wehoho urabarusha bose. Nsoreza kuri aka kantu, ni ikosa rikomeye kujya gushimira umugore wawe aho mwasuye cyangwa kujya kumugayira aho mwasuye. Mukajya ahantu bakabakubita ibiryo, umugabo akavovora inkoko, akazaza komba n'intoki, akarunguruka akareba umugore we ati wayibonye ahandi ko bateka. Hari igihe umugore ahita amubwira ati sigara ngaha ntunge inyuma. Reka ngiye ikintu mbabwira, ni ikosa rikomeye. Mwatangiye urugendo rwanyu mwicaye ahantu nta muntu uhari, muganira mu ijwi ritoya nta muntu ubyumva. No mu rugo niko bigomba kugenda, mugomba kwicara mwenyine n'ijwi ryanyu ntawe ugira gute, ntawe uryumva. Kubw'ibyo rero wa mugabo wenda kwifuriza ngo uzabe reka mbishake, Kevin ntazabe reka mbirye, azabe reka mbirinde. Kandi Imana izabahe ababakomokaho bazaza kubirya kandi bakabasazisha neza mu izina rya Yesu.